Big up to everybody. Tubaha ikaze cyane kuri Big Machine TV, your number one online TV station with your super top presenter Aimable Misago aka Hype Man Epson. Tubaha ikaze cyane rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe nyine ku nsanganyamatsiko yerekeranye n'ubwanditsi bw'indirimbo, ari nayo mpamvu nyine nakuzaniye urutonde rw'abahanzi 10 bazwiho kwandika indirimbo mu Rwanda guhiga abandi. Tugiye no guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 rero mu bahanzi bandika neza cyangwa se bazwiho kwandika turahasanga uwitwa Niyo Bosco. Ubundi amazina ye nyakuri ni Niyo Kwizerwa Jean Bosco, nkuko tubikesha nyine igihe.com. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko uyu musore yavutse mu mwaka wa 2000 agatangira umuziki we nyine mu mwaka wa 2020. Uyu muhanzi ufite ubumuga bwo kutabona nyine nkuko nari mbivuze yatangiye gukora indirimbo mu mwaka wa 2020. Yanditse indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Ubigenza ute, zirimo Seka, ndetse niyo afitanye na Aline Gahongayire nakita mega hit song ya 2021 bise Izindi Mbaraga. Ikintu wamenye kuri uyu muhanzi nanone nuko ari mu bafashwa cyangwa se managingwa cyangwa se yitabwaho na Murindahabi Irene. Uyu nyine akaba ari n'umunyamakuru, nukuvuga nyine ni uri kumutera ingabo mu bitugu. And of course most definitely yuvuye ku mwanya wa 10 uhita werekeza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga rero umuhanzi wamamaye cyane, ubundi sinagakwiye no kuvuga izina rye nkicaye, nakabaye nahagurutse. Ararenze, yubatse izina by'umwihariko mu muziki nyarwanda, yarenze imbibi, arakora indirimbo ze zirenga imipaka zigira no hanze y'u Rwanda. Ngabo Meddy, uyu mugabo rero nawe aza ku mwanya wa 9 mu rutonde cyase ku rutonde rw'abahanzi bazwiho kwandika. Ngabo Medal Jobot yanditse indirimbo nyinshi zitandukanye, yabize ku giti cye zirimo nka Karamata, Igipimo, Slowly, ndetse n'izindi yagiye akorana n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Yashyizwe rero ku mwanya wa 9 kubera ubuhanga bwe bwo gukurikiranya neza amagambo y'indirimbo ze, ndetse no gukoresha amagambo y'indobanure mu ndirimbo ze. Birumvikana neza ku mwanya wa 9 tuhasanze Meddy cyangwa se Ngabo Meddy Jobot. Birumvikana uvuye ku mwanya wa 9 uhita werekeza ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga rero umuhanzikazi nkuko benshi rero mumaze kumenyera n'umusizi, yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Naho turahasanga Clarisse Karasira. Nkuko tubikesha rero igimvaho nshya, uyu muhanzi yatangiye ubuhanzi nyuma yo guhagarika umwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2018. Yanditse indirimbo nyinshi kandi zamamaye zirimo Ntizagushuke, Gira Neza, Twapfaga Iki, ndetse n'izindi nyinshi cyane kandi zagiye zamamara cyangwa se zagiye zikundwa ziga trendinga, yaba ku ma TV stations yaba no ku ma radio stations. Indirimbo ze zari hit. Tukivuga rero ku bijyanye n'ubwanditsi bw'indirimbo ze, hari abemeza ko abikomora ku buhanga cyangwa se ku nganzo sanganywe y'ubusizi cyangwa se yo guhimba imivugo. Indirimbo z'uyu muhanzi rero zirangwa n'isubirajwi, isubirajambo, gukoresha imigani y'imigenurano, ndetse nka bimwe mu biryoshye igihangano muri rusange. Hejuru y'ibyo, abakurikiranira umuziki nyarwanda barimo Man Ibra, umwe uyu rero akaba ari n'umuyobozi wa XRG TV, bemeza ko uyu muhanzikazi atanga ubutumwa bwuzuye, ni ukuvuga kandi budacagase. Ngira ngo yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi nkuko twagiye tubigaragaza. Ushobora gufata indirimbo imwe muri izo ngizo ukumva ifatizo cyangwa se ukabasha kumva imyandikire ye uburyo yubakitse. Most definitely yuvuye ku mwanya wa 8 uhita werekeza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuraperi wamamaye agakundwa, yamenyekanye mu isubirajwi, isubirajambo, ni umuhanga mu gusukiranya rwose imikarago cyangwa se imirongo y'indirimbo. Nta wundi tuhasanga atari Dani Nanone. Dani Nanone ni umwe mu baraperi cyangwa se mu bahanzi nyarwanda bakora injyana ya rap. Nuvana umuraperi nyine nkuko tubikesha nyine ikinyamakuru inyarwanda.com. Yivuga ko nyine uyu muhanzi yatangiye umuziki we mu mwaka wa 2009. Yanditse rero indirimbo ze ku giti cye nyinshi nka Gender Rapper, Ijanisha,
ikirori ndetse n'izindi. Tukivuga rero kuri Dani nanone turakwibutsa ko ubu ari gukarishya ubumenyi mu ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo riherereye i Muhanga. Iyi kandi akaba ari nayo mpamvu atanga yuko nyine cyangwa se akaba ariyo mpamvu atanga yuko atakigaragara nyine mu muziki nyarwanda. Iyo tuve rero ku mwanya wa karindwi turahita twerekeza ku mwanya wa gatandatu. Turahasangwa umuhanzi kabuhariwe, umuhanzi karundura, icyamamare, ikimenya bose, ni icyogere by'umwihariko mu njyana ya R&B, by'umwihariko nyine mu gace kayo k'indirimbo z'urukundo birumvikana ziri romance. King James, Ruhumuriza James, nawe azwiho kwandika indirimbo cyane cyane izo yiyandikira. Yanditse indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Pupete, zirimo Para ndetse n'izindi nyinshi cyane zagiye zikundwa na benshi cyane. Uyu muhanzi rero yashyizwe ku mwanya wa gatandatu bitewe yuko azi gukurikiranya ibitekerezo neza, azi kurema inkuru, by'umwihariko inkuru z'urukundo, akabishyira ku murongo, akarema igihangano kandi gifite ireme. Ku mwanya wa gatandatu rero twahasangaga King James. Nta cyatubuza rero guhita twerekeza ku mwanya wa gatanu tukahasanga umuraperi karundura, munyemerere mwite n'umusizi, ararenze, yaramamaye, nta wundi tuhasanga ku mwanya wa gatanu atari Racine. Ubundi amazina ye nyakuri ni Kamatari Thierry. Uyu musore yamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye zirimo nka Nzura, yamenyekanye mu ndirimbo nka ese wari ubizi ya remix ya Neg G The General Noriega, Nsengera, urumva ni indirimbo nazo yagiye yamamara mu ndirimbo nka Waki Waki, yazimenyekanyemo cyane. Rero mu kiganiro agirana n'ibitangazamakuru binyuranye, uyu muhanzi avuga ko yiyandikira indirimbo ndetse akandikira n'abandi bahanzi babimusabye. Icyakora uyu muhanzi yirinda gutangaza amazina y'indirimbo yandikiye abandi bahanzi. Ikindi wamenya nuko nkuko agenda bitangaza, uyu ni umuhanzi ukunda gukinira by'umwihariko mu njyana y'ubwanditsi bw'indirimbo nkuko abitangaza we na bagenzi be barimo Inch Kevin, barimo Neg G The General, barimo Mokadafu. Avuga ko ubundi bo inganzo y'ubwanditsi, inganzo yo guhanga indirimbo bayikiniramo ngo bagakora icyitwa battle. Bivuze ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore ibijyanye n'ubwanditsi bw'indirimbo byaramucengeye, byamugiye mu maraso. Mu yandi magambo si ibintu higa cyangwa se ngabyihingemo, ahubwo bimurimo. Racine ku mwanya wa kane, ku mwanya wa gatanu mu bahanzi nyine bandika neza cyangwa se bazwiho ubuhanga bwo kwandika indirimbo. And of course twihuse twerekeza ku mwanya wa kane turahasanga umuraperi yaramamaye, yaramenyekanye kuva mu mwaka w'2009. Magingaya aracyatanga ukuri, mu yandi magambo ararangurura agatanga ukuri, no sense zikaziba nkuko nyine ajya abyivugira. Yaramamaye, yaramenyekanye kandi yarakunzwe. Nta wundi tuhasanga ku mwanya wa kane atari Diplomat Nur Fasasi, niyo mazina ye nyakuri. Yatangiye umuziki mu mwaka w'2009, azwiho kwandika indirimbo zihamye. Ibi bishimangirwa n'abanyamakuru, abahanga mu bya showbiz ndetse n'abandi bakurikiranira imyidagaduro hafi, barangajwe imbere na Sengabo Jean Paul wamamaye nka Fata ku mavuta. Uyu munyamakuru nyine Fata ku mavuta yemeza ko imyandikire ya Diplomat ari nta makemwa, ko inganzo ye ihamye. Ni ukuvuga nyine afite ikaramu iryaye. Uyu muhanzi rero yanditse indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zirimo Fasasi wa mbere, Inzu y'ibitabo, Indeba kure, Karibu sana. Yanditse kandi indirimbo Umwe bavuze ari kumwe na Bruce Melody. Uyu muhanzi rero iyo babajijwe inkomoko y'inganzo ye avuga ko ikomoka mu bitabo binyuranye agenda asoma. Ibindi kandi abigarukaho mu ndirimbo zinyuranye, akabigarukaho mu ndirimbo zinyuranye cyangwa se mu bihangano bye bitandukanye, ari nkaho avuga ngo navukiye gucakaza script ngatoteza ikaramu. Mu ndirimbo nyine yise Umwe bavuze ari kumwe na Bruce Melody. Uwo ni umwe mu mirongo ashaka kugaragaza yuko inkomoko y'inganzo ye cyangwa se inkomoko y'ibihangano bye ituruka mu bitabo byinshi asoma. Imyandikire y'indirimbo rero y'umuhanzi irangwa n'imvugo ishushanya, ihwanisha ndetse n'ibindi cyangwa se n'indi mizimizo inyuranye ya gihanzi. Straight forward twerekeje ku mwanya wa gatatu. Turahasanga rero umuraperi nawe ku mwanya wa gatatu, naho hari undi muraperi nawe ararenze mu gusukiranya rwose isubirajwi n'isubirajambo, birumvikana nta wamuhiga. Yaramamaye
muri make ni umusizi nk'uko akunda kubyivugira, ararenze. Ni umuraperi rero wamenyekanye, nta wundi tuhasanga atari Riderman. Gatsinzi Emery wamamaye cyane nka Riderman niwe uri ku mwanya wa gatatu. Uyu muraperi azwiho kwandika indirimbo kandi zihamye, imyandikire ye nawe igaragaramo ihwanisha, isubirajwi ndetse n'isubira ijambo nyine nk'uko bigenda bigaragarira nyine mu bihangano bye byinshi bitandukanye, ndetse bikagaragazwa na bamwe mu bahanga banyuranye. Indirimbo ze rero zirangwa n'amagambo y'indobanure, yanditse indirimbo nyinshi kandi zamamaye nk'indirimbo yise Amateka, Inyuguti ya R, Mpereza, ndetse n'izindi nyinshi cyane. Ushaka kumva rwose imyandikire cyangwa se icyitegererezo cy'imyandikire ya Riderman, nakurangira indirimbo yise Mpereza, ukagenda ukumva uburyo abigenza cyangwa se uburyo yandika, uburyo asukiranya amajwi, uburyo yungikanya imikarago n'ibiki byose. Ibyo ni ibiranga nyine ubwanditsi bwa Gatsinzi Emery wamamaye nyine nka Riderman, Riderzo. Ku mwanya rero wa kabiri sasa, ninde uri ku mwanya wa kabiri uyu munsi? Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi wamenyekanye agakundwa, yigaruriye imitima ya benshi, yanditse indirimbo nyinshi zitandukanye kandi zabaye mega hit, nta wundi atari Mico the Best. Ubundi amazina ye nyakuri ni Turatsinze Prosper, wamamaye cyane nka Mico the Best. Uyu mugabo rero, inkuru dukesha inyarwanda.com ivuga ko uyu muhanzi yatangiye umuziki we mu mwaka w'ibihumbi 2007, igakomeza ivuga ko indirimbo ye ya mbere y'uyu muhanzi yamenyekanye ari iyitwaga Umuzungu. Uyu muhanzi rero yanditse indirimbo nyinshi, yabize ku giti cye, twavuga nk'Umuzungu, Umugati, Akabizu, Kure, Indahiro, Igare, ndetse n'indirimbo yaheruka gushyira hanze yise Umunamba, tutirengagije n'izindi nyinshi n'iyafitanye na Riderman bise Ubunyunyusi, birumvikana. Uyu muhanzi rero yanditse indirimbo nyinshi nko twabigarukaga zo ku giti cye, ariko hari n'izagiye yandikira abandi bahanzi batandukanye. So bitewe n'ubuhanga nyine nk'uko twabivugaga asanganywe mu myandikire y'indirimbo, uyu muhanzi avuga ko yandikira n'abandi bahanzi banyuranye akabagurisha nyine ibihangano. Mu kiganiro yagiranye na Kiss FM, imwe mu maradiyo yigenga ikorera hano mu Rwanda, uyu muhanzi yatangaje ko ari we wanditse indirimbo yaririmbwe na Bruce Melody yiswe Samoya. Inganzo y'ubwanditsi rero bw'indirimbo hari abemeza ko ijyana n'ubumenyi asanganywe mu ndimi n'ubuvanganzo, dore ko ari nabyo yize nyine mu mashuri yisumbuye. Ikindi wamenya kuri Mico the Best nuko ari umwe mu bahanzi bagize amahirwe yo gukorana na Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Byinshi rero ku mateka ya Mico the Best ushobora gusura nyine urubuga rw'igihe.com ukaba wabasha gusobanukirwa byinshi byerekeranye na Mico the Best. Alright, tuvuye rero ku mwanya wa kabiri twerekeje ku mwanya wa mbere. Sasa ninde uyoboye urutonde rw'abahanzi bazwiho kwandika? Ninde wamamaye? Ninde uzwiho kwandika indirimbo kurenza abandi bahanzi? Ese kubera iki yafashe uyu mwanya? Ese ibihangano bye byamamaye ni ibihe? Nta wundi kuri Big Machine TV twakuzaniye atari Danny Vumbi. Danny Vumbi, Semivumbi Daniel, wamamaye cyane nyine nka Danny Vumbi, ni umuhanzi uzwiho ubuhanga bwo kwandika indirimbo, yabize ku giti cye, yabize bwite, cyangwa se izo yandikira abandi bahanzi babimusabye. Uyu muhanzi yatangarije Kigali Today dukesha inkuru ko zimwe mu ndirimbo yandikira abahanzi batandukanye zikundwa, bigatuma n'abandi bahanzi bamwitabaza. Yanditse indirimbo ze nka Ni Danger, Ni Uwacu, Baragowe, Apana Papa, ndetse n'indirimbo ye nyine iheruka yise Ibibaba. Yanditse izindi ndirimbo nyinshi z'abandi bahanzi, harimo indirimbo yiswe Niko Nabaye ya Zizou, Al Pacino, Fata Fata nayo ya Al Pacino, Ku Ndunduro ya Social Mula, Agatege ya Charly na Nina, Active Love y'itsinda Active, Ntundize ya Bruce Melody, Umutwe ya Bruce Melody, Ntibisanzwe ya King James, Amahitamo ya Social Mula, Igikuba ya Oda Pass ni nayo wanditse kandi mega
hit song ya 2017 yiswe Ikinya yaririmbwe na Bruce Melody. Uyu muhanzi rero akomeza atangaza ko yandika amagambo gusa cyangwa se agafatanya n'umuhanzi gushaka injyana n'ururirimbo cyangwa se injyana melody y'indirimbo. Uyu muhanzi yemeza ko rero 10% cyangwa se 20% by'amafaranga yinjiza mu muziki ayakomora cyangwa se ayavana mu bwanditsi bw'indirimbo. Ngayo nguko rero urutonde rw'abahanzi 10 naguteguriye uyu munsi rw'abahanzi bazwiho kwandika indirimbo guhiga abandi. Nkuko nabikubwiye rero ku mwanya wa 10 twahasanze uwitwa Niyo Bosco, ku mwanya wa 9 twasanze Ngabo Meddy Jobot wamamaye nyine nka Meddy. Ku mwanya wa 8 twasanze Clarisse Krasira. Ku mwanya wa 7 twasanze Dani Nanone. Ku mwanya wa 6 twasanga King James. Ku mwanya wa 5 twasanga Racine. Ku mwanya wa 4 twasanze Diplomat Nul Fasasi. Ku mwanya wa 3 twasanze Riderman Riderzo igitendo mu bitendo birumvikana. Ku mwanya wa 2 twasanze Micho the Best. Ku mwanya wa mbere twasanze uwitwa Dani Vumbi, rurangiranwa icyamamare, umusizi, umwanditsi w'indirimbo karundura by'umwihariko mu nganzo nyine y'ubuhanzi. Niwe nyine dusanze ku mwanya wa mbere hano kuri Big Machine. You are super top online TV station, hamwe nanjye nyine boy the most one, the best presenter Aimable Misago. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao. Mugende mukore subscribe, mukore share, mukore comment n'ibindi byinshi mubona byadufasha cyangwa se byafasha ino channel yanyu, ino channel yacu The Big Machine TV kuzamuka. Ndabakunda cyane. Hasta la vista. Ciao.